twebwe twari twicaye hanze imbere y'umuryango aratubwira ati aza yirukanka arampamagara nari ndi mu nzu iwanjye arambwira ati ngwino ndebere ibibaye ngeze mu nsanga umugabo we araryamye aragaramye ku buriri nsanga arasamye nsanga amaso arakanuye mpamagara polisi namubwira ibintu twabyihererana mpamagara polisi imbwira nimero mpamagara z'abaganga baraza ambulance iraza niyo yakonfirmye ko umuntu yapfuye amarabira rwose n'umugore we ntago azi ko byagenda yego ntago ari umugore we basezeranye ariko babanaga bari bamaranye igihe kinini kigera mu mezi 7 babanaga nk'umugore n'umugabo urumva abantu bose babana ntago ariko basezeranye ubundi ubusanzwe Sultani na Nadia bari abaturanyi bacu twabyutse dukora imirimo isanzwe turi mu rugo tugiye twumva Nadia yagiye mu nzu ngo asanze ngo umuntu yarwaye kugagara mu murenge wa Jari aha ni mu kagari k'Agateko umudugudu wa Bugarama. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe udahwema gukurikira Inguni Zose TV. Ntatinze mpita nkora ako kanya mu nganzo mpita mbagezaho amakuru akingiraho aka kanya, amakuru agishyushye kabisa. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Muri iyi minsi kabisa hari impfu nyinshi, abantu barimo barapfa umusubirizo, ntago tuzi habaye iki. Hari impfu nyinshi tumaze iminsi tuvuga, yaba muri Rwamagana, ariko ubu ngubu noneho twerekeje i Kigali. Tugiye mu murenge wa Jari, ni akagari k'Agateko, umudugudu wa Bugarama. Ahangaha havugwa urupfu rw'umugabo. Muri iki gitondo rwose umugabo rwose abyutsa apfa, nta kigaragaza ko kimwishe. Ati byagenze gute rero, ndahari kugira ngo nanjye mbibabwire. Uyu mugabo yabanaga n'umugore witwa Nadia. Uyu mugabo yitwa Sultani. Hanyuma rero uyu mugabo ngo yari yarinjiye uyu mugore witwa Nadia, ubwo Nadia yaratuye ruguru yiwe, ariko uyu mugabo akaza kumwinjira, ndetse biravugwa ko bari bamaranye amezi 6 babana nk'umugabo n'umugore, ariko babana mu buryo butemewe n'amategeko, kameme bari batarasezerana. Hanyuma rero uyu mugabo bivugwa ko nkuko abaturanyi ndetse bagiye babivuga batanga ubuhamya, ngira ngo mwagiye mubyumva muri video zabanje, uyu witwa Sultani yarabanye neza na Nadia, nta n'ikibazo gihari nkuko abaturanyi babo bagiye babivuga. Ariko ndetse n'umunsi w'ejo, ubwo uyu munsi ni ku cyumweru, umunsi w'ejo kwa gatandatu yari muzima, ndetse na mu gitondo yaramutse ari muzima. Ngo byaje kugenda gute rero? Amakuru uko avugwa, uyu witwa Sultani yaramutse ari muzima, ndetse n'umugore we Nadia n'abaturanyi nkuko bagiye babivuga, ndetse hari nabo bagiye banaganira rwose. Hanyuma rero icyaje kuba nuko uyu mugabo ngo yaje kuryama kwa kundi nyine umuntu asa nk'uruhuka. Uyu mugore we witwa Nadia ngo yagiye guhaha. Akiva guhaha ageze mu rugo asanga umugabo yagagaye, amaso yarerembuye, ndetse rwose ngo arasamye. Uyu mugore rero yakomakomye, abona ntago umuntu anyeganyega, atabaza inshuti ye cyangwa se umuturanyi we. Nkuko bagiye babisobanura, bavuze yuko uyu muturanyi yaje bakazana, uyu muturanyi w'umugore yaje barazana barareba, kuko ngo asanga umugabo yagagaye, arasamye, amaso yarerembuye, ndetse atanyeganyega. Nta kindi ngo bakoze, bahise bamagara polisi baha nimero za ambulance ihitiza. Ikihagera niyo yahise babwira yuko umugabo yashizemo umwuka. Ahangaha rero nawe wakwibaza ukavuga uti ese uyu mugabo ntago yaba yishwe n'amarozi? Ese uyu mugabo ntibaba bamunize? Cyangwa se uyu mugabo yaba yarafite indi ndwara yahita imurangiza ako kanya? Bagiye rero abaturage cyangwa se abaturanyi ba Nadia ndetse n'uyu nyakwigendera Sultani bagiye babisobanura, bavuze yuko nta yindi ndwara yarafite, ndetse nta n'ikindi kibazo yarafite. Ibi rero bijya kumera nk'iby'umugabo umwe wigeze wa Kimisagara,
ahantu bita mu Kamenge wigeze nawe kurarana n'umukobwa yari umugabo wakoraga mu isoko rya Kimisagara. Umukobwa cyangwa se umugore yacuruzaga ibyo bita mobile money cyangwa se yacuruzaga amayinite ndetse na mobile money. Hanyuma rero ngo baza gutahana barararana, mu gihe bamaze kwiyakabyizi umwe arasinzira n'undi arasinzira, bucya mu gitondo umugabo yagagaye nawe ibyo birangirira aho ngaho. Uyu mugabo rero Sultani ibye ni amayobera, nta yandi makuru turamenya, gusa ikiba cyabaye nuko imbangukiragutabara ihita imutwara ikamujyana Kacyiru, hanyuma akajya gupima cyangwa se bakamukorera icyo bita toxi. Hanyuma uyu mugore nawe uko byagenda kose ntago bize kurangira polisi itagiye kumubaza cyangwa se idakoze iperereza ngo imenye icyishe uyu mugabo Sultani. Aya niyo makuru rero twari dufite aka kanya tubagejejeho. Izi ni Inguni Zose TV, ngewe ndi Brown T. Ibyacu nakagaruka, reka nkwibutse wowe utarakora subscribe urebye iki kiganiro, reba munsi iyi video urabonamo ijambo subscribe, ukande like na gapfunsi gahari gahagaze. Hanyuma ibiganiro byacu niba bikunyuze cyangwa se niba bigushimishije ukore share ku nshuti zawe. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka mbabwire ngo naho mu kanya Imana ibaha umugisha. Ciao ciao.